Uyu muhanda wa Musanze Vunga wifashishwa cyane n'abajya kurema isoko rya Kinkware na Vunga, abenshi akaba ari abajyana y'umusaruro w'ibyo beza. Gusa uyu muhanda warangiritse cyane wuzuyemo ibinogo, abawukoresha bagaragaza ko bituma bahendwa n'imodoka ziwukoreramo nabwo zikaba ari nke kuko ba nyirazo batinya uyu muhanda. Twabaye umucera hagati hano ntabwo abagenzi baho babona uburyo bagenda, kereka wenda nk'iyo rimwe na rimwe habonetse moto nabwo moto zikaduhenda, bamwe bakagenda n'amaguru. Ubu ngubu igitoki cyakagendeye ku isoko nka 200 baduca nka 500 kubera umuhanda bari mubi n'umunyonzi kugira ngo akigezeho bikamuvuna. Nayo ubwayo ihunga bino bisimo natwe tukabihunga, bakadusanga rimwe n'abadusangayo hari umuferege utwara amazi, ugasanga twebwe turi gukwepera no mu byatsi hafi no kutugunga. Ibi binavugwa na koperative ifite imodoka zitwara abantu mu byerekezo byo muri Musanze ya MTC. Perezida wayo Rwamuhizi Innocent avuga ko ubu hari imodoka enye zamaze gupfa zinakurwa mu muhanda kubera ukuntu uyu muhanda wangiritse. Umuhanda wa Musanze Vunga nta utawuza ugenda wese n'ugiye kwivuza arabibona. Ingaruka zo twatangiye kuzigira, niba hakoraga imodoka 10 hasigayemo imodoka hafi 6 gusa, nayo igiyeyo ikora ituri kazi kamanza hajya mu igaraje, ariko n'abagenzi iri kubakereza iragenda ntigaruke tukajya kuyidepana, imaze guca amaraso no kuza tuyikorera. Yaba abaturage bakoresha uyu muhanda ndetse n'abafite ibinyabiziga bigukoreramo basaba ko wakorwa mu buryo burambye, ugashyirwamo kaburimbo kuko gushyiramo laterite bitajya bimara igihe utongeye kwangirika. Twebwe twifuza kugira ngo badukorere uyu muhanda, byatworohereza nyine mu rugendo no mu mihahire byatworohereza. Nk'akarere ka Nyabihu muri rusange n'intara y'Uburengerazuba badutabara kuri umuhanda igitari wabonekamo kaburimbo, ariko n'uharuka gukoreshwa utaduteje ibibazo. Mudukoreye umuvugizi mukaba mwatwibukiriza basa nk'abawibagiwe, tujya tubaza ati mutegereze muhishiwe, ariko hamaze igihe kirekire babivuze nk'imyaka irenga 10. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandesenga Antoinette avuga ko uyu muhanda uzashyirwamo kaburimbo igihe cyose uzaba wamaze kubonerwa ingengo y'imari, ariko mu gihe itarajyamo ngo mu cyumweru kimwe akarere karaba gashyizemo urubyiruko rusanzwe rufitanye amasezerano n'akarere rube rusiba ibinogo bikabije mu gihe hagitegerejwe ubundi bufasha bw'imashini bazahabwa na RTDA. Biragaragara n'abawugenda barayibona ko ari umuhanda ubu ngubu ufite ibinogo urimo ugendekamo nabi, ariko kuri twebwe icyo twakoze ni ukubiganiraho na Minefra ndetse na RTDA, kuko uriya muhanda ubundi uri mu maboko ya RTDA. Umvaga natwe hamwe na kampani y'urubyiruko turaba twinjiramo kugira ngo tugende tugerageza byibuze kugenda dusiba ahari ikibazo mu gihe kuza kuwukora nka RTDA batari binjiramo. Ariko icyizere dufite yaba Minefra igomba kuzabikurikirana na RTDA nuko batubwira yuko bari mu nyigo kandi ishobora kubisa nkaho yarangiye cyangwa irimo irangira. Ndiho nuko kaburimbo izaboneka, twese turabyiteze turayitegereje. Umuhanda Musanze Vunga uhuza uturere twa Musanze, Gakenke, Nyabihu, Ngororero na Muhanga. Ukoreshwa kandi cyane n'abagana ibitaro bya Shyira ndetse n'abarema isoko rya Vunga baturuka hirya no hino mu gihugu. Igice kidakoze gihera mu murenge wa Nkotsi muri Musanze kikagera mu murenge wa Shyira muri Nyabihu. Ari Muhirwa mu karere ka Nyabihu.